nkabamagaze hano ngira ngo mbabwire ubuhamya bugendanye n'inyigisho nize ngeze mu igororero. Ngewe umaze kubibwira ndegwa icyaha cy'ubwicanyi, kandi icyo cyaha nakoze ndacyemera. Nkaba narakatiwe imyaka 15, nkaba nkoze imyaka 12, nshigaje imyaka 3. Ndi umumama w'imyaka 47, nkaba narasize abana b'abahungu 2 b'imyaka 23. Nkigera mu igororero bitewe n'icyaha nari maze gukora, nagize kwiheba, kwiyakira biranga, nihugiraho numva ndiyanze, ntekereza uburyo iyo myaka nirangira aho nzajya, numva ni icyaha kinteye ipfunwe, nkumva no kwegera abandi tukaba twasabana bitanshobokeye. Nagize kwigunga bukabije, ariko haje umushinga, urugendo rw'umufungwa n'umugororwa, ruzana inyigisho. Umuntu ansanga aho narindi nigunze aranganiriza, arambwira ngo hari inyigisho z'urugendo rw'umufungwa n'umugororwa zibasha kwigishwa ukazitega amatwi, wazikurikiza zikagufasha, zikakuvana mu bwigunge urimo, zikakuvana mu ntekerezo urimo, kuko bitewe n'aho uba uri kwiyakira ntago biba byoroshye. Ubwo rero nafashe urugendo njya kwiga, nkigeramo nkurikirana inyigisho zari zirimo, numva ni inyigisho nziza zituma umuntu ava mu bwihebe kandi ziganisha umuntu ku gakiza. Narazikurikiranye ziramfasha, bituma numva nigaruriye icyizere, bituma numva ubwo ejo bundi nzasubira mu buzima busanzwe nzabasha kugira icyo ngeza kubo nasize, bakabona hari impinduka mfite itandukanye niyo ninjiranye mu igororero. Ku bw'izo mpamvu nkaba nshimira uyu mushinga wazanye izi nyigisho ukoreramo Nzovu na bagenzi biwe. Nkaba mbasabira umugisha ku Mana kugira ngo ibongerere imbaraga, ibongerere amagara mazima, arusheho kwagura umushinga wabo kandi bigishe benshi. Hari benshi baba bari mu bwigunge nkanjye, ntago nava n'abashimiye Uwiteka abongerera umugisha kandi abaha imbaraga. Nkaba mbabwira yuko hari icyo nahindutseho, naho ndi naho mbana na bagenzi banjye. Sinabashaga kuba nahagarara ngo ngire icyo mvuga haba mu by'Imana, ariko ubu mbasha guhagarara nanjye nkagira ijambo ry'Imana mbwira bagenzi banjye, nkabasha kubereka ishusho nziza itandukanye niyo ninjiranye. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Mbanje gushimira Imana, nshimiye namwe abayobozi mumpaye umwanya wo gutanga ubuhamya nshingiye ku nyigisho 8 za prison fellowship bajya baduha kandi zangiriye umumaro. Ubuhamya bwanjye rero buri mu ntambwe 3, ariko ntari nagera muri izo ntambwe ndabanza kubibwira muri makeya. Nitwa Sezibera Celestin, ndavutse mu 1950, hanyuma ndafunguka ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 muri 1994, kandi fungwa kwemera icyaha byari bingoye. Nayo segiteri Nyamirambo mu masegiteri 10 agize komine ya Nyarugenge, kuva ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa Mutarama muri 1990 kugeza muri Mata muri 1994. Maze rero gufungwa no kuburana mu nteko
twaragoranye kugira ngo mbashe kwemera igihano mfite n'icya burundu. hanyuma maze gukurikirana izi nyigisho zikubiye mu gitabo cya Mariko, ndasobanukiwe icyazanye Yesu ko ari ibyaha byanjye, bituma nca bugufi, bingoye, ariko nemera icyaha, ngemera mu ruhame, ngemera no mu nyandiko. Muri 2019 napfukamye ahangaha nsaba imbabazi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, barazimpa, ngaba mbashimira Imana ibaha umugisha. Nasabye imbabazi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 muri segiteri Nyamirambo nayoboraga, n'ubu ntegereje imbabazi zabo. Nasabye imbabazi abo mu itorero nayoboraga, kuko nari umukuru w'itorero mu Badivantisi umunsi wa karindwi Nyamirambo. Ni ukuvuga ngo nabo ntegereje imbabazi zabo. Muri za ntambwe 3 navugaga rero, iya mbere ni uko nafashe icyemezo cyo gukangurira bagenzi banjye dusangiye iki cyaha kugira ngo batere intambwe yo gusaba imbabazi aho bagikoreye, uko biruhura umutima, bituma umuntu atinyuka kuvuga mu ruhame, akavuga kugira neza kwa Yesu. Hanyuma ikindi, ntabwo izi nyigisho zireba abaregwa Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 gusa, nk'uko mushiki wanjye amaze kuva ahangaha, aribwo nshimira Prison Fellowship Rwanda maze gutera iyo ntambwe, banshyize mu barimu bigisha kugira ngo bashe gutanga ubuhamya mu nyigisho ku badusanga hano bakora n'ibindi byaha, kuko Yesu ntabwo yazaniwe mu isi hano n'icyaha kimwe, ahubwo buri wese aramukiza. Ikindi rero ni ukuvuga ngo nyiri hano cyangwa aho uzaba ndi hose, nzakomeza kuba umuhamya wo kugira neza kwa Yesu. Intambwe ya kabiri ni igitabo nanditse cyitwa Mpore Rwanda. Icyo gitabo nafatanirije mugenzi wanjye, nagize amahirwe arataha, kigaragaza uko Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yateguye umujyi wa Kigali na leta bitwarimo, ikayishyira no mu bikorwa. Ntekereza ko ubwo gufatwa n'Imana kizasohoka kigatanga amakuru yo muri uyu mujyi, uko Jenoside yateguwe n'uko yakozwe. Hanyuma icya gatatu ni igitabo kiri mu buhamya, ariko ubutumwa nahaye umuryango wanjye, nise Ubuzima n'Urugendo. Icyo gitabo kirimo ubuzima bwanjye kuva naho kugeza uyu munsi, muranyihanganira. Icyo gitabo ni ukuvuga ngo nabanje gusaba imbabazi abana banjye, nsaba imbabazi umufasha, umaze kugira abuzukuru 11 bose ntabunzi. Ndabasabye imbabazi. Igitabo ubuyobozi nshimira bw'Igororero, mwihangane gatoya, ubuyobozi nshimira bw'Igororero, ubwo butumwa bwanyemereye ko mu umuryango barabujyanye. Nshimira rero Imana ko aho umuryango wanjye bampaye imbabazi, Imana ibaha umugisha. Kandi izo mbabazi navugaga arizo nsaba abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 muri Nyamirambo nashyizemo, ndetse nsaba imbabazi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri rusange mu Rwanda, kuko ni icyaha kireba byo ku muntu. Hanyuma nanone muri icyo gitabo kirimo gukomeza umuryango wanjye no kubaha inyigisho zituma batazagwa mu cyaha icyo naguyemo. Imana ibaha umugisha, murakoze. Nta banga ririmo cyane, umuntu wese iyo akimara kwinjizwa mu igororero
abasa n'ufite cyangwa ari ku kigero kimeze nk'ihungabana, aba yumva ibintu byose byamucikiyeho. Hari abagira ipfunwe ry'ibyaha baba baregwa, hari ababa bafite umujinya barakariye abatangabuhamya cyangwa undi muntu wese waba yarabonetse mu nzira yo kugira ngo abe yagera hano. Hari ababa bafite uburakari n'abatazi uwo arakariye, hari n'uwirakarira ku giti cye kubera ikiba kimubayeho, ku buryo adasobanukirwa neza aho ava n'aho ari kwerekera. Ariko izi nyigisho zitangwa binyuze mu buryo bw'ivugabutumwa, binyuze mu nyigisho zitandukanye zijyana n'isanamitima, turi abahamya by'uko zagiye zihindura abantu benshi bagahinduka. Akaba ari nayo mpamvu banyakubahwa abayobozi mubabonana ibyishimo nk'ibi. Ibi byishimo murabona yuko atari iby'umuntu yirebamo akanya gatoya, ahubwo ari ibyishimo mu by'ukuri by'umuntu wabuhotse. Izi gahunda rero zose turazishimira, yaba binyura muri izo nyigisho, amabibiriya atangwa, ibindi bitabo byagiye bitangwa kugira ngo bifashe abafunze n'abagororwa. Ibi byose turabishimira, byatanze umusaruro ukomeye. Harimo kuva mw'uwo mujinya rimwe na rimwe utazi uwo urakariye, harimo kwibabarira wowe ubwawe ku giti cyawe. Hari abantu bari barinangiye baranze kwemera ibyaha byabo, barabyemera ndetse bagera ku rwego rwo kubitangira ubuhamya mu ruhame. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yabitubwiye, birashoboka yuko hari n'abo tuza kumva muri aka kanya kagiye gukurikira. Ibi byose turabishimira, kandi twifuza yuko byakomeza gukomeza. Mu nkundire tugere ku byifuzo twifuza kubagezaho nk'abafunze ndetse n'abagororwa. Banyakubahwa, izi gahunda zigamije cyangwa zifite aho zihuriye n'isanamitima, ugereranyije n'umubare w'abagororwa ziracyagera ku bantu bake cyane. Twifuza ko hashyirwaho ingamba zituma zigera ku bafunze n'abagororwa benshi, kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro urenze kuwo ziri gutanga. Icya kabiri ni ukwifuza ko uburyo butangwamo ubutumwa, bwaba ubw'ivugabutumwa cyangwa ubundi butumwa buhabwa abafunze ndetse n'abagororwa, bwajyanishwa n'igihe. Aha mwakibaza icyo dushatse kuvuga. Banyakubahwa, statistique yenda turibanda ku igororero ryacu kuko niho tuzi amakuru cyane, zitwereka ko piramide y'imyaka y'abari mu igororero yamaze gusa n'iyicurika, yabaye ramverse. Byatangiye abafunze benshi ari abasaza n'abandi bakuze, ariko aho tugeze umubare munini ubu ngubu ni urubyiruko. Uburyo rero bwo kugeza ubutumwa kw'abo bantu ni uburyo rimwe na rimwe butandukana. Tukifuza yuko uburyo ubwo butumwa butambuka bwajyana n'igihe tugezemo, urubyiruko rukitabwaho by'umwihariko. Urubyiruko kugira ngo bagutege amatwi, inshuro nyinshi bakunda kumva bagakunda kureba kurusha uko batinda mu bindi. Dushatse kuvuga iki? Turifuza ko hahindurwa hagategurwa
ibimeze nk'amafilime documentaire kuri topic runaka iri specific. Turatanga urugero, abantu bagategura kuri topic ijyanye n'ibiyobyabwenge n'urugero, abantu bagategura kuri topic ijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'ibindi bindi. Ibyo bintu bigashyirwa mu buryo bw'amashusho, n'abatanga ubuhamya amashusho yabo agafatwa, ababishaka kandi babyemera, kandi tuzi ko hari benshi biteguye, kugira ngo abantu n'igihe turi aha ngaha atari rya tsinda ry'abantu 50 bibe byanyuzwa mu buryo bw'amashusho, hashakwe ibikoresho bijyanye nabyo, hashakwe ama screens cyangwa ubundi buryo bugaragara, hashakwa ama projecteur afite imbaraga ku buryo wakereka abantu ubwo butumwa atari babandi 50 cyangwa 100, ushobora guha ubutumwa abantu 2,000 cyangwa 3 icyarimwe. Twifuza ko banyakubahwa ibyo ngibyo byakitabwaho. Icya kabiri ni ugutanga message mu binyuze muri siporo n'imyidagaduro. Aho ni ahantu urubyiruko ruteranira cyane, ubinyujije mu mipira y'amaboko za volleyball, basketball, ubinyujije muri football. Aba basore bagashakirwa ibikoresho, bakabona imyambaro, bakabona imipira yo gukina, bakabona ibindi bikoresho bijyanye na siporo. Hanyuma wagera hahandi muri pose yo hagati ukanyuzamo ubutumwa, bigera ku bantu benshi kandi abasore babyumva vuba, urubyiruko rubyumva vuba kurusha kubatwara ngo basomeshe imirongo myinshi ya Bibiliya, ahubwo ukabafatira aho ngaho mu minota mikeya ubutumwa bugatambuka kandi bikarushaho kugenda neza cyane. Banyakubahwa, twifuza yuko ibi byakomeza kwitabwaho kugira ngo nabuno butumwa cyangwa n'ubu buhamya butangwa buzakomeze kugenda bufasha n'abandi bazaza nyuma yaho. Icyanyuma nsorezaho ni ikijyanye no guherekeza uwari uri mu igororero igihe asoje arangije ibihano bye. Hano tugira umwanya wo kwiga imyuga itandukanye. Dufite TVET, dufite trades zigera muri 4 zirimo ubukanishi, zirimo ubudozi, izirimo kwita ku bwiza n'imisatsi ndetse n'IT. Icyambere twifuza ko izo ngizo zakaguka tukajya no mu zindi discipline. Hari abakeneye kwiga iby'amashanyarazi, hari abakeneye kwiga ibyo gukora amazi, hari abakeneye kwiga iby'ubwubatsi. Twifuza ko izo ziyongera, ndetse n'abafatanyabikorwa ba RCS na Prison Fellowship irimo bakaba babigiramo uruhare kugira ngo umubare waboneka muri ibyo ngibyo ube mwinshi. Ibi icyo bimara nuko iyo bavuye hano bageze hanze bitabatura mu mutego wo kongera kugwa mu byaha vuba ngo babe bapfa kongera kugaruka, kubera ko bageze hanze bakabura ibindi bibafasha. Ibi twifuza rero ko byashyirwamo imbaraga, ariko sina hano gusa, n'igihe yageze hanze uyu muntu wize ubudozi afashijwe kubona imashini doda, byamufasha kutamara umwanya ajya hirya no hino, hanyuma bikazamufasha kutibona yongeye kuboneka mu byaha bitandukanye. Banyakubahwa, twifuza yuko ibyo byashyirwamo imbaraga, bishyizwemo imbaraga tubona byatanga umusaruro ukomeye kandi bikarushaho kugenda neza. Icyanyuma tugaruka kuri bya bindi twavugaga byo gufata n'ubuhamya, ni ugukurikirana n'abasohotse babonye ziriya nyigisho, bageze hanze, ya myuga bize n'ibindi, bakaba hakusanywa ubuhamya bwabo, hakagaragarizwa bakiri hano aho bigejeje, bituma n'abandi basigaye hano bakora ibishoboka byose kugira ngo bagere ikirenge mu cy'abakuru babo, nabo bakurikirane zino nyigisho kandi barushaho kwitwara neza kugira ngo bizarusheho kugenda neza. Banyakubahwa muteraniye hano, umuyobozi wacu w'igororero mukaba muhagarariye na RCS muri iki gikorwa, nyakubahwa uhagarariye Prison Fellowship International, banyakubahwa muteraniye hano, nagira ngo nsoze nongera kubashimira uruzinduko nk'uru nguru, kandi dukomeza kubizeza yuko
inyigisho mutanga n'ubutumwa mutanga mu buryo bwari bwo bwose ari inyigisho zifite umumaro, ziri gutanga umusaruro hano imbere mu igororero, kandi n'amakuru dufite benshi bagiye bazihabwa iyo bageze hanze zirabafasha kandi ibintu bikarushaho kugenda neza. Ndabashimiye. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.